Hola amahoro God's people, aho muherereye hirya no hino ku isi ndabasuhuje. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, muheshejwe no kumenya Imana. Ubasuhuza ni mugenzi wanyu God's people, Anastase Sibomana, ubwoko bw'Imana. N'ubundi turi mu kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Ikiganiro n'ubundi twungukiramo byinshi cyane nk'icyo tugomba kubahiriza nka God's people mu buzima twaba turimo ubwo ari bwo bwose, waba uri muto, waba uri mukuru, waba ukomeye, waba woroheje, uko waba uri kose uri God's people, ubyitwaramo nk'uko Imana ibishaka. Dore ko turebera hamwe kuri uyu murongo wa Irera TV1 icy'ingenzi kandi dukwiriye kugenderaho nk'uko Imana Data twese ibishaka. Rero tugiye kurebera hamwe nyirizina incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri. Yego, muri aya mateka turabonamo abakristo 26 b'Abayapani babambwe ku musaraba kubera kwizera kwabo. Kandi muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, turabonamo igisobanuro kibizaba kuri God's people, ubwoko bw'Imana, mu gihe bageze mu rubanza babahora guhamya Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu. Rero ubwoko bw'Imana, God's people, nk'ubwoko bw'Imana, intego yacu n'ubundi ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana tutaciye ku ruhande, ndetse by'umwihariko tumenyekanisha ukuri kw'inzira ijya mu bwami bw'Imana. Rero nka God's people, buri gihe buri hano kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho uza gusanga n'ubundi ikintu utangaho igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana yawe, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza guhishura no kwirukana Imana yawe nyirizina. Rero nka God's people, urasanga duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, kandi tunaterwa ishyaka no kumenya icyo Imana ishaka. Kukimenya nibyo bituma dukora icyo ngicyo ishaka, kugira ngo n'ubundi tubikore cyangwa dukore igikwiriye nk'abazagororerwa mu bwami bw'Imana. Tugiye kurebera hamwe n'ubundi amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri mu mateka yatambutse kuri iyi si. Nk'ubwoko bw'Imana nka God's people, ibi biganiro tubikora kugira ngo tumenye nyirizina icyo dukwiye kubahiriza, icyo Imana ishaka mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Byaba ari ikibazo kuba wabura aho ugomba kuba uri, ariko ukaba urimo kuhakora icyo utagomba kuhakora. Kuba turi ku mubumbe w'isi niho tugomba kuba turi kuri iyi saha, kuri iyi minota, kuri aya masegonda. Ese nyirizina urimo gukora icyo ugomba gukora? Nka God's people, icyo tugomba gukora tukimenyeshwa n'amagambo y'Imana cyangwa n'ijambo ry'Imana mu byo dusanga mu gitabo cya Bibiliya. Yego, tugiye kurebera hamwe aya mateka aranze iyi tariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri nyirizina, tujya gushakisha icyo tugomba gukora. Soma cyane, wige cyane, kugira ngo utaza guteshuka ku cy'Imana ishaka yuko wakagombye kubukora mu gihe ukiri kuri uyu mubumbe w'isi nka God's people. Byaba ari ikibazo cyane. Rero wowe uri mushyashya kuri uyu murongo, cyangwa kuri uyu murongo twigiraho nka God's people, wakora subscribe kugira ngo hatagira ikiganiro kigucika na kimwe, dore ko ibyo twigira hano ari byo by'ingenzi kuri twebwe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Yego, tugiye kurebera hamwe ku buryo burambuye amateka aranze iyi tariki. Niho ku ya 5 Gashyantare umwaka w'1597 abakristo 26 b'Abayapani babambwe ku musaraba kubera kwizera kwabo. Ibi byabereye i Nagasaki mu Buyapani kugeza mu mwaka w'1640. Yego, ibihumbi by'abakristo b'Abayapani bahowe Imana, bahowe guhamya Imana. Aya mateka n'ubundi twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. nyirizina nk'ubwoko bw'Imana nka God's people, tuboneka hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, birimo imyitwarire itandukanye n'imico itandukanye. Yego, nk'ubwoko bw'Imana nka God's people, duharanira kumenya icyo Imana yavuze mu bigaragara mu gitabo cya Bibiliya, kugira ngo abe ari byo twubahiriza, tugendere mu murongo Imana Data twese ishaka. Tukiri kuri uyu mubumbe, birakwiye ko dukora n'ubundi icyo tugomba kuhakora. Igihe cyarangira cya buri umwe iyo kirangiye nka God's people, buri umwe igihe cye kirangiye, cyangwa kwiyerekana no kwisobanura uwo ari we, ndetse no gutanga umugabo w'icyo yagenewe hanyuma y'ubu buzima bwo kuri uyu mubumbe w'isi, ahita n'ubundi iyi si ayisohokamo.
cyangwa akava mu mubiri cyangwa agapfa. Ibyo byose bitanga igisobanuro kimwe. Rero nka God's people turareba kuri aya mateka, turasanga bagenzi bacu b'abakristo bangaba, ngira ngo uwitwa umukristo n'uwizera Yesu Kristo. Umukristo n'ubundi ni God's people. Rero tugiye kureba bagenzi bacu bahowe guhamya ubutumwa bwiza cyangwa bahowe kwizera nk'uko tuba dufite. Rero turasanga dukwiriye kubigiraho tukagira guhamya, tugashikama, tugahamya icyo Imana ishaka yuko tumenyekanisha, kandi tugahagarara ku myizerere yacu nka God's people, tukamenyekanisha Imana yacu uko biri mu buryo bwuzuye, tutanyuze ku ruhande ngo ni ugutinyisha umubiri, gutinyisha imitungo, gutinyisha amafaranga, gutinyisha amazu, gutinyisha ibyo utunze byose kugira ngo wihakane Imana. Icyo ntabwo ari ukuri, yego, nka God's people. Ahubwo ugomba gushikama, yego, nk'uko tubishobozwa na Mwuka w'Imana. Ntabwo bishoboka ko God's people yateshuka ngo ajye ku ruhande y'icyo ijambo ry'Imana ritumenyesha. Rero icyo ritumenyesha, impamvu twiga buri munsi ni ukugira ngo tukimenye. Umuntu ashobora kuba God's people ariko akaba ataragera ku rugero rwo kumenya icyo agomba kubahiriza nk'uko biri byose. Rero niyo mpamvu God's people, ijambo ry'Imana ritwereka yuko kwiga ari ibya buri gihe, ari ibya buri kanya, ari ibya buri munsi, ari ibya buri kwezi. Buri gihe tuba tugomba kwiga kugira ngo dushakishe icyo Imana ishaka, aba aricyo twubahiriza. Kugira ngo tubyige rero, niho tujya kureba mu gitabo cya Bibiliya, tureba icyo Imana idusaba gukora n'iki tubuza gukora. Rero kuri uyu murongo wa Irera TV hano, aho hageze uri mushya, ntucikamwe no gukora subscribe kugira ngo buri cyigisho cyose cyangwa gisobanura ijambo ry'Imana uko riri kitagucika. Niho n'ubundi turebera hamwe ibidukomeza, bidutera imbaraga, ibituma tudateshuka, ahubwo dukomeza imbere, tumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana icyo risobanura. Niyo mpamvu buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, kandi buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa tuba dufite gusobanura impamvu z'ibyiringiro dufite. Utubaza, yaba ari muri komenti cyangwa tukaba duhuye imbona nkubone, tuba dufite ibidutera kumusobanurira impamvu z'umurongo turimo nka God's people, tukamumenyesha ukuri guhari uko ariko, impamvu dufite ibyo byiringiro. Yego, nko mu kiganiro gitambutse duheruka gushyira kuri murongo wa Irera TV, ikiganiro cy'ejo cya tumenya amateka mu iyobokamana, nabyo kigenda gishimangira kinavuga kuri ibi ngibi turimo kwigaho kuri uyu munsi, kuri iyi tariki ya 5 z'ukwezi kwa 2. Turimo kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki. Niho tugiye kureba iki ijambo ry'Imana rishimangira ku bigendanye n'aka karengane ka God's people. Ubuzima twaba turimo bwose ni ukurenganwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba ari mu mikorere, mu buzima, kubabazwa k'umubiri, hariho kuba gucecekeshwa kugira ngo hatamenyekana ubutumwa bwiza. Akarengane gashobora kuva mu bintu bigiye bitandukanye. Nka God's people tukaba twahura n'izo ngorane zigiye zitandukanye, ariko ijambo ry'Imana tugiye kureba icyo rigenda ribivugaho n'icyo rishimangira. Ariko tutaranahagera, tugomba gushikama. Icyo twanyuramo nacyo, cyo twahura nacyo cyose, ntabwo tugomba guteshwa ngo duce ku ruhande y'icyo ijambo ry'Imana rivuga cyangwa rimenyekanisha. Yego, tugiye kurebera hamwe nk'uko twabivuze mu ncamake, tugiye kureba igisobanuro kibizaba kuri God's people cyangwa ubwoko bw'Imana mu gihe tugeze, cyangwa mu gihe God's people bageze mu rubanza babahora guhamya Kristo Yesu. Niho turasanga mu gitabo cya Bibiliya, tureba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 21 ku murongo wa 12 kugera ku wa 17. Niho hagira hati, ariko ibyo byose bitaraza, bazabafata, bazabarenganya, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyire abami n'abategeka, babahora izina ryanjye. Uwo ni Yesu Kristo uvuga ibigomba kuba kuri God's people mu gihe tukiri kuri iyi si, cyangwa tugomba guhura nabyo. Ibyo bizababeraho kugira ngo mube abahamya. Ibyo bizatubaho nka God's people kugira ngo
bibe byerekane yuko ari ibihamya cyangwa dukwiriye kuba abahamya. Ngo ibyo bizababeraho kugira ngo mube abahamya bo kuba batari buze guteshuka cyangwa bave ku ijambo Imana yavuze cyatumenyesheje, kandi natwe twabaze gusobanukirwa cyangwa twaryumvise cyangwa twaryize buryo ki cyangwa n'icyo ritubwira. Rero ngo nuko mumaramaze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera. Ijambo ry'Imana rivuze neza ngo nuko mumaramaze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera. Birakwiye yuko mu gihe uhuye n'ingorane cyangwa n'akarengane cyangwa no gutotezwa urimo kuzira ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, nta gihe cyo kugomba gushakisha ibyo uri buze kwireguza bindi cyangwa uza kugorora kugira ngo uze kugoreka ubutumwa bwiza. Kugoreka ntabwo bigomba kuboneka kuri God's people, ntabwo bigomba kuboneka ku bwoko bw'Imana. Ubuzima wawe urimo kugiramo bwose ntabwo bwiye guca ku ruhande icyo ijambo ry'Imana cyangwa ubutumwa bwiza bivuga. Ijambo ry'Imana rigira biti nuko mumaramaze mu mitima yanyu. Mumaramaze, Mwuka Wera uri muri twebwe adushoboza kumaramaza, yego, yuko tutazashaka cyangwa tutakwiriye gushaka icyo twireguza. Yego, icyo gihe ugomba kumaramaza mu gihe utarinjira muri ako karengane cyangwa muri uko gutotezwa cyangwa muri izo ngorane zindi zose. Ugomba kumaramaza utarahura n'ibyo ngibyo cyangwa utarinjira muri icyo gihe cyo gutotezwa cyangwa cy'akarengane. Ijambo rikomeza rigira riti kuko nzabaha ururimi n'ubwenge. Yego, nzabaha ururimi n'ubwenge ibyo abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda. Ijambo ry'Imana riraza rigaragaza yuko uko gushikama no kumaramaza mu mutima yuko utakwiye kujya iburyo cyangwa ibumoso cyangwa ngo ujye ku ruhande. Nicyo nshatse gusobanura, ngo ujye ku ruhande rw'ikijambo rivuga. Kubwo kumaramaza icyo, Imana izaza gushyigikira wowe mu gihe winjiye mu rubanza cyangwa winjiye mu gihe ugomba gusobanura, ngo uzahabwa. Kandi niko biri, tugomba guhabwa n'icyo tugomba gusobanurira abanzi cyangwa abarwanya God's people cyangwa abarwanya ubwoko bw'Imana, abarwanya bene Imana, abarwanya abizera, abarwanya abera, abarwanya abatagatifu, yego, bakiri kuri uyu mubumbe w'isi. Ugomba kumaramaza yuko ugombera kugendera mu murongo w'Imana ishaka kandi yatumenyesheje mu gitabo cya Bibiliya. Kuko icyo gihe uzaba uri muri ako kaga, yego, uzahabwa ururimi n'ubwenge, yego, iby'abanzi, yego, abarimo kukurwanya batazabasha kuvuguruza, yego, cyangwa batazabasha gutsinda. Kuko icyo gihe si twe tuzaba turimo twirwanirira nka God's people, ahubwo nyirizina turwanirirwa n'Imana iri mu ruhande rwacu cyangwa iyo twizeye cyangwa igendera muri twebwe, nk'uko ijambo ritwereka yuko imibiri yacu ari insengero z'umwuka w'Imana uri muri twebwe. Uwo mwuka w'Imana rero uri muri twebwe nka God's people niwe udushoboza gukora cyangwa no gusubiza, yego, cyangwa n'ururimi cyangwa n'ubwenge byo kumenyekanisha ukuri kw'ijambo tudateshutse ngo tujye ku ruhande rw'icyo ijambo rimenyekanisha cyangwa rivuga. Ijambo rikomeza rigira riti ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu, muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, yego, bazicisha bamwe muri mwe. Muzangwa na bose babahora izina ryanjye. Nka God's people, akarengane no guhura n'ibikomeye byo muri iyi si bigomba kubaho, ariko ijambo ririmo kutwereka yuko tuzarwanirirwa n'Imana ituha ururimi rwo gusobanura, tumenyekanisha ubutumwa ndetse n'ubwenge. Uko kurwanirwa n'Imana cyangwa no gushobozwa n'Imana si ukugira ngo bize kugaragara yuko rero ugiye kubahindukirana, nimba ari uwari ugiye
kugukorera ibintu bibi ngo abe ari wo muhindukirana umukorera ibibi, oya, ahubwo muri uko kugirirwa nabi imbaraga z'Imana zizakomeza zibane natwe, ari rwo rurimi izatanga ndetse n'ubwenge, tugumya dusobanura uko kuri nk'uko kumeze nk'uko yakutubwiye mu gitabo cya Bibiliya, nubwo twaba turimo turenganwa, turi muri ako kaga ndetse no gutotezwa. Yego, tuzakomeza mu murongo wo kumenyekanisha uko kuri, turimo guhura n'ibidukomerera, yego, kubwo gushobozwa n'Imana. Ariko ijambo rikomeje rigira riti ngo ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe ndetse n'inshuti zanyu, bazicisha bamwe muri mwe, yego, bamwe bo muri God's people cyangwa mu bwoko bw'Imana, ngo muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye. Bishatse kuvuga iki? Icyo gihe niwangwa n'abantu bose, ntabwo ugomba kwanga abantu nka God's people. Kwanga ntabwo birimo ku ruhande rwa God's people, ugomba gukunda abantu bose nyirizina, ariko muri uko kugirirwa nabi no mu gihe cyo kukwanga ntabwo bizakuraho, nta nubwo bigomba kukubuza kugira ngo umenyekanishe ukuri kw'icyo Imana yakumenyesheje cyangwa twamenyesherejwe twese muri rusange nka God's people mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Rero God's people, aho muherereye hose, bushikame twambara imbaraga. Kuri uyu murongo wa Irera TV1 turakomezanya duterana imbaraga kandi duhana icyo Imana yatumenyesheje, kugira ngo tutajya hirya yacyo, kugira ngo ahubwo dukomeze turwana duhatana tumenyekanisha ukuri. Uko kurwana mvuga ntabwo ari ukugira ngo ujye gukomeretsa abantu cyangwa ngo ujye kuvuga ibintu biza kubangamira abantu ubwo kubarwanya, ahubwo tuharanira kugira ngo tumenyekanishe ukuri, naho twari turi mu buzima bugiye bugoranye, naho twari turi mu buzima turimo gushyirwamo mu kaga n'abadashaka yuko tumenyekanisha uko kuri. Tugumya rero dushaka buryo ki bwose bushoboka ukamenyekanisha ukuri, aho waba wicaye hose ukaba wamenyekanisha ukuri. Abo mwaba muri mu kuganira ntujye kure y'ukuri kw'ijambo ry'Imana uko tubwira nka God's people, ndetse wabona uburyo ubwo ari bwo bwose ukoresheje ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose, uburyo ubwo ari bwo bwose bushoboka, ukoresha amafaranga yawe, ikintu cyose gishoboka gikoresha umenyekanisha ubutumwa nka God's people, kandi udatinya, udateshuka, yego, ngo ugiye ku ruhande. Ndabashimiye cyane God's people, aho muherereye hose. Wowe uri mushyashya kuri murongo wa Irera TV1, kora subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose dushyize kuri uyu murongo tugisangire, kandi nawe udusangize muri comment duha inyunganizi n'ikibazo wagira, kandi wakibaza muri comment nta kibazo. Kandi wabona niyo nimero kuri iyo channel wayihamagara cyangwa ukandikira unyuze kuri WhatsApp cyangwa kuri nimero bisanzwe, ukandika kubwo gusangizanya ubutumwa bwiza, gufashanya, kubwo guhugurana, kugira ngo dukore icy'ingenzi tugomba gukora nk'uko turaho tugomba kuba turi kuri uyu mubumbe w'isi. Rero nka God's people, buri gihe buri hano kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho usanga ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza gusobanura Imana ye nyirizina, cyangwa kiraza gusobanura uruhande arimo mu buryo bw'imyizerere. Rero intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Ntabwo tuzateshuka, ntabwo tuzacika intege, ahubwo turakomeje nka God's people nk'uko dushobozwe n'Imana. Ndabashimiye cyane. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mwishijwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.